bakunzi ba Irakora TV, Yesu ajya atekerereza abantu be bamaranye igihe, ajya batekerezaho. Imana ishimwe. Sinzi igihe mumaranye, nanjye ntiwamenye igihe maranye nawe, ariko uko biri kose hari ibintu ari gutekereza. Cyane ko Yeremiya 29:11 yaravuze ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni byiza ntabwo ari ibibi. Turamuhaye icyubahiro kuko ari kudutekerereza. Uzi ko nibutse kuba Isaka azamuwe na se ku musozi Moriya agiye kumutamba ngo abe igitambo. Uwabona Isaka yikora inkwi ziramutwika, uwabona Isaka atwaye icyuma kiramusogota, wagira ngo Isaka arakindutse birarangiye. Ariko reka nkubwire, ntabwo Isaka arapfa. Imana yateguye intama iraza kumurokora. Imana ishimwe, ubutabazi buri imbere. Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Irakora TV, mugira amahoro y'Imana. Yesu nabishimire. Ni ngewe ya nshuti yanyu Sinzabakwira JMV. Uyu munsi rero nkuko nari nabasezeranyije, Imana irabinshoboje ndongeye ndagarutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, kandi nzi neza yuko hamwe n'icyo turi bukure muri iri jambo ry'Imana uraza kubonamo igisubizo cyawe. Rero nihuse reka tubanze dusenge Imana, kuko byose biva mu gusenga. Byose biva mu gusenga, ntacyo twakora tutabanje kwiragiza Imana no gusenga Imana, cyane ko byose tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga. Mana turagushimiye, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ibitangaza. Turagushimiye ko tugufite nta wundi murengezi twifuza, wewe wenyine uraduhagije. Twongeye kugaruka hano muri uyu mwanya wo kuganira n'ubwoko bwawe bwa Irakora TV. Nyemerera mwami iri jambo tugiye kuganira buri wese aryibonemo, abonemo igisubizo cye, abonemo igihumurizo cye, mwami Imana yacu. Kandi ijambo ryawe Dawidi yaravuze ngo nitabaza rimurikira intambwe z'ibirenge byanjye. Aravuga ngo ndetse narishimye ndanezererwa ubwo bambwira ngo njye mu nzu y'Imana numva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe tubonamo igisubizo cy'umuntu wese. Reka rero rimanuke rihumuriza imitima, rihumuriza abarwayi, rihumuriza abashonje, rihumuriza abashomeri, rihumuriza abanyamadeni, rihumuriza abafite ingorane n'ibigeragezo, kandi mwami rizari igisubizo cy'umuntu wese. Urakoze rero, ngabo bana nanjye ufashe uyu mwanya tubyaza umusaruro mu izina rya Yesu, amen. Ndabishimiye rero, natinze reka dusome ijambo ry'Imana. Dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko ibice 8 umurongo wa mbere. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko ibice 8 umurongo wa mbere. Aravuze ngo muri iyo minsi abantu benshi bongeye guterana, ntibabona ibyo kurya. Ahamagara abigishwa be arababwira ati, aba bantu banteye impuhwe, kuko uyu munsi ari uwa gatatu turi kumwe, none bakaba badafite ibyo kurya. Nimba sezerera ngo basubire iwabo biriwe ubusa, baragwira isari mu nzira, kuko bamwe ari abakuri. Abigishwa be baramubaza bati, umuntu yabasha ate guhaza aba bantu imitsima, ko hano ari mu butayu hakaba hatagira n'abantu? Nawe arababaza ati, mufite imitsima ingahe? Baramusubiza bati, ni 7. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Muranyemerera dusome na Yohana 6:6 umurongo umwe gusa. Ubutumwa bwiza bwa Yesu n'ubundi ko bwanditswe na Yohana, ni ibice byaho 6 umurongo wa 6. Aravuze ngo icyatumye ababaza cyo yagira ngo amugerageze ubwe yarazi cyari bukore. Haranditse ngo icyatumye amubaza cyo yagira ngo amugerageze ubwe yarazi icyari bukore. Turashimira Yesu, abantu babura uko babigenza, ariko Yesu ntabura uko agenza. Rero aha ni igihe yarakiri naha mu isi. Yesu yari umuntu 100%. Murabizi ko yari yarigize umuntu, ari nayo mpamvu yasonzaga, yarasonzaga, yambaraga umwenda umwe. Murabizi ko yambaraga ikanzu imwe, cyakoze aho yaratandukaniye natwe nuko we uko yakuraga niko n'umwenda yambaraga wakuraga. Aho niho yaratandukaniye natwe gatoya, kuko twebwe imyenda twambara uko tugenda dukura turayisiga, ariko Yesu we uko yakuraga mu myaka 33 yamaze akiri naha ku isi, iriya kanzu nayo yagendaga ikura. Ariko ibindi byose twabaga duhuje ubuzima. Yarashonje nkuko natwe dushonza, yaranzwe, yaratutswe, ndetse ni nayo mpamvu yanditse Abaheburayo mu Baheburayo 2:18 havuga ngo ubwo yageragejwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Bivuze ngo ubuzima yanyuzemo abasha kubukuramo gutabara n'abamwizeye nabo bahura nk'ubwo yagiye ahura nabwo. Hano rero ni igihe yari akiri mu isi akora imirimo n'ibitangaza. Hano ngo abantu benshi bongeye guterana. Haleluya, 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 haleluya.
abantu benshi bongeye guterana ngo ntibabona ibyo kurya. Hanyuma ngo yegeranya abigishwa ngo arababwira ngo aba bantu banteye impuhwe kuko uyu munsi ari uwa gatatu turi kumwe, ngo kandi ntibafite ibyo kurya. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo sinshaka kubasezerera batariye, isa ritabatsinda ku nzira. Yesu ahabwe icyubahiro, haleluya. Aravuga ngo none nimbasezerera. Hano bari baje gukirizwa uburwayi, harimo abari bafite amaboko yanyunyutse, harimo ari ibiragi, harimo abari bari ibirema. Aba bose rero ngo babashyiraga Yesu kandi ngo babarambika imbere ye akabakiza. Mbibutse ko yakoreshaga itegeko, Imana ihimbazwe, yakoreshaga itegeko. Hanyuma rero ngo abantu bakava iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru bahetse abarwayi babo ngo babazanye aho Yesu ari. Icyitonderwa, kuko Yesu yari umuhanuzi utandukanye n'abandi bahanuzi. Byavugaga yuko bazaga kumushaka. Umuhanuzi kera yitwaga Bamenya, ariwe twita umuhanuzi w'uyu munsi. Hanyuma rero aha mvugane n'abahanuzi, umuhanuzi nyamuhanuzi arashakishwa, ntabwo yishyiraho icyapa, ntabwo yiyamamaza. Yesu we baramushakaga. Narivuze ngo icyabaga kimurimo nicyo cyateraga abantu kwizana. Imana ishimwe cyane, haleluya. Icyabaga kiri muri Yesu nicyo cyateraga abantu kwizana. Noneho rero Bibiliya yavuze ngo muri we harimo gukiza, muri we harimo kugabura. Imana ishimwe. Muri we harimo ubumuga bwose, yamaraga ubumuga bw'abantu bwose. Yesu yarashoboye, Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero ngo abantu bongeye guterana ntibabona ibyo kurya. Yesu ngo arabatekerereza. Ndagira ngo mbabwire bene data bakunzi ba Irakora TV, Yesu ajya atekerereza abantu be bamaranye igihe, ajya batekerezaho. Imana ishimwe. Sinzi igihe mumaranye, nanjye ntiwamenye igihe maranye nawe, ariko uko biri kose hari ibintu ari gutekereza. Cyane ko Yeremiya 29:11 yaravuze ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni byiza ntabwo ari bibi. Turamuhaye icyubahiro kuko ari kudutekerereza, haleluya. Hanyuma biravuze ngo rero muri iyo minsi bamaranye iminsi itatu, arangije ngo aravuga ngo mbabariye bano bantu. Yegeranya abigishwa be ngo arababwira ati bigishwa mwigire hino, ngo akora umwiherero. Imana ishimwe. Icyampa ijuru rigakora umwiherero ku bwawe, icyampa ijuru rigakora umwiherero ku bwanyu. Bavuga ngo noneho rero mbabariye bano bantu, ndumva ntabasezerera gusa, nubwo nabakirije abarwayi, nubwo nahagurukije ibirema, nubwo impfamatwi biri kumva, nubwo impumyi zabo zirimo zireba, ndumva hari akandi kantu nabakorera. Imana ishimwe cyane, haleluya, haleluya. Baravuga ngo mbabariye aba bantu kuko uyu munsi ari uwa gatatu turi kumwe kandi bakaba badafite ibyo kurya. Aravuga ngo sinshaka kubasezerera batariye, isa ritabatsinda ku nzira. Reka nkubwire mukunzi wa Irakora TV, niba ukiri kumwe na Yesu, niba mukigendana, ibigukwiriye muri uru rugendo arabizi byose, yiteguye kubigusohoreza hatabuzeho na kimwe. Umwami wacu ari ku rugamba, araturwanira. Umuririmbyi wa 21 yaravuze ngo nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo, twiringira Imana yacu nizakora imirimo, izirukana Satani, izategeka isi yose, tuzanesha nidusaba kuko Imana ikitwumvira. Dukomeze urugendo, ubutabazi buri imbere. Amen. Yongeza handafashwa cyo gukomeza urugendo, ubutabazi buri imbere. Uziko nibutse kuba Isaka azamuwe na se ku musozi Moriya agiye kumutamba ngo abigitambo. Uwabona Isaka yikora inkwi ziramutwika, uwabona Isaka atwaye icyuma kiramusogota, wagira ngo Isaka arakindutse birarangiye. Ariko reka nkubwire, ntabwo Isaka arapfa. Imana yateguye intama iraza kumurokora. Imana ishimwe, ubutabazi buri imbere. Uwabona Sadoraka na Meshaki na Abidinego bababoshye bagiye kubata mu itanura ry'umuriro, wagira ngo bano bahungu barakenyutse, bapfuye batarongoye, ibyabo birarangiye. Ariko reka nkubwire, ntago barashya. Hari uwa kane wagezeyo kera, ubutabazi buri imbere. Uwabona Samusoni bamuzamuye ku musozi Irehi bamushiye Abafilisitiya, wagira ngo Samusoni ibyo birarangiye. Ariko Samusoni ntago birangiye. Bibiliya iratwereka ngo hari igufa ry'umusaya araza gusangayo, arirwanishe, yica abantu 1000. Imana ishimwe. Reka turebe imbere, ubutabazi burahari. Imana ihimbaza. Hanyuma rero Bibiliya iravuze ngo Yesu atekerereza aba bantu, ngo aravuga ngo aba bantu tumaranye iminsi 3, none sinshaka kubasezerera batariye. Harimo ijambo ryavuze ngo abwira abigishwa be ngo banteye impuhwe. Imana ishimwe. Yesu akugirira impuhwe. Yesu akugirira impuhwe kuri ubwo burwayi bukumazeho iyo myaka. Yesu akugirira impuhwe kuri ubwo bushomeri umaranye igihe. Yesu akugirira impuhwe. Reka nkubwire ngo aho bigeze, Yesu akugirira impuhwe. Turashimira Yesu ko ajya agira impuhwe. Amen. Kandi impuhwe ni ikintu gikomeye cyane.
Pawulo yandikira Abakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 19 yaravuze ngo niba muri ubu bugingo Kristo ari we twiringiye gusa duhindutse abakugirirwa impuhwe kuruta abandi bose. Imana ishimwe. Izi mpuhwe za Yesu zijya zikora icyampa uyu munsi wa none ukazibona ukazakira ukazigira. Imana ishimwe cyane. Yesu ajya agira impuhwe bene data. Hanyuma ngo aravuga ngo sinshaka kubasezerera batariye isari tabatsinda ku nzira kandi bamwe arabakuri. Ngo umwigisha umwe witwa Filipo ngo aravuga ngo aba bantu ko turi mu butayu akaba nta n'ibyo kurya bihari nubagaburira urabona ibibahaza. Areka mbabwire bene data ngo Yesu icyatumye ababaza atyo yagira ngo abagerageze ngo ubwe yari yarangije kumenya icyo ari bukore. Turashimira Imana nubwo abantu batishimira ko dutabarwa, nubwo abantu batishimira yuko utabarwa, nubwo abantu batishimira yuko ureka icyo gikombe umaze igihe unyweraho, ni ukuri icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe uko byagenda kose kizasohora. Haleluya, haleluya. Nibutse Dawidi ngo ashatse kugirira neza Mefibosheti ngo witwa Siba ngo aravuga ngo uwo nguwo arahari ariko amugaye ibirenge. Bene data kamubajije wasigaye iby'ibirenge abizanya ate? Ariko kuko Imana itumva amabwire, kuko Imana itagira mu nyangire ngo ahita amubwira ngo genda umuzane apfa kuba hari. Imana ishimwe. Imana izagutabarira mu cyiciro icyo ari cyo cyose abantu bagushyizemo. Imana ntago ireba ku cyiciro. Imana ntiyumva amabwire. Imana nta mu nyangire igira. Uko waba uri ko kose Imana izagutabara isaha y'Imana nigera. Amen. Aravuga ngo nubwo muvuga ngo mufite imitsima 7 n'amafi 2 ni mubicaze. Ngo arabicaza, ngo amaze kubicaza arayishimira. Uwo ni Yesu. Ngo arangije ategeka abigishwa yuko babagaburira. Ngo barabicaza. Mbibutse ko abantu bari batanze ikirego, ngo bari batanze ikibazo ngo ibyo bafite nibike, ngo bari mu butayu, ngo ntago babantu barya. Yewe nibo Yesu yategetse barabicaza barabagaburira. Byazaba igitangaza umwanzi wawe ari we Imana ihinduye umukozi wawe. Byakubera igitangaza ukurwanya udashaka iterambere ryawe ari we Imana iguhaye ngo akubere umukozi. Byose birashoboka ku Mana, byose birashoboka. Niyo mpamvu Imana itubuza kwihorera. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye avuga ngo nuntabara uzantabara untabaye kandi uzabikore abanzi banjye bagihari babone kugira neza kwawe. Imana ishimwe. Bene data turi mu ijambo rivuga ngo utindana na Yesu nawe akamenya ibigukwiriye. Umwanditsi w'umubwiriza 8:2 haravuze ngo nkugiriye inama ntukagire ubwira bwo gusezera, ntukagire kuko umwami akora icyo ashaka, ntukagire ubwira bwo gusezera. Ndi hafi gusoza kuri aya magambo. Reka mvuge ku kintu cyitwa impuhwe. Impuhwe ni ikintu kiza nyuma y'imbabazi. Ni impuhwe zikoraho imbabazi zananiwe, impuhwe zikoraho imbabazi zarangiye. Ngo Yesu aravuga ngo aba bantu banteye impuhwe kuko uyu munsi ari uwa gatatu turi kumwe. Ndashimira Yesu ko abantu bamaranye nawe igihe kirekire ntabwo azapfa kubasezerera gusa. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Buretse kugenda muko, buretse kubivamo mama, buretse kubivamo papa, Yesu aracyabigutekereza. Yeremiya 29 haravuga ngo nzibyo nibwira nitegura kubagirira n'ibyiza ntabwo ari bibi. Imana ishimwe. Iteka Imana ku bwoko bwayo ibibagambiriraho ibyiza. Ni nayo mpamvu haleluya umwanditsi wa Zaburi ya 30 umurongo wa 6 haravuga ngo ahari kurira byararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga. Imana ishimwe cyane. Turashimira Imana ko kurira yabidushyiriye ninjoro, bikamenywa n'amashuka, bikamenywa n'uburiri warayeho, ariko mu gitondo rubanda rwabyutse rukakubona uvuza impundu. Imana ishimwe. Kurira ni ibya ninjoro nacyo turakishimiye. Amen. Ndi hafi gusoza bene data tugasenga. Ariko ku kintu cyitwa impuhwe, nibutse Bibiliya itwereka ngo umuyuda wavaga i Yerusalemu amanuka agiye Yeriko, ageze mu nzira ngo ahura n'igico cy'abambuzi. Hanyuma ngo icyo gico cy'abambuzi kiramufata kirakubita kiramwambura ngo gisigazaho gatoya ngo apfe. Ngo uwo mwanya hanyura umutambyi arigendera, hanyura umurewi arigendera. Ngo ariko umusamariya w'umunyembabazi ngo amubonye amugirira imbabazi, amubonye amugirira impuhwe, ngo afata amavuta ayera yayo aramwomora
aramufata amushyira ku ndogobe amujyana mu icumbi ry'abagenzi ngo atanga ibiguzi ngo aravuga ngo nibizabura nzabyishyura ngarutse. Uyu ni umusamariya wabikoreye umuyuda, kandi mbibutse ko ntabwo abayuda bahuzaga n'abasamariya, reka baranenanaga, ariko uyu musamariya w'umunyembabazi ngo aza kugira impuhwe. Haleluya! ngo aravuga ngo uyu muyuda nubwo yakikiwe na bene wabo b'Abalewi, agakikirwa na bene wabo b'abatambyi, ngewe nubwo ndi umusamariya nitaye ku buryo tudahuza, ngiye kumugirira impuhwe. Imana ishimwe. Reka nkubwire wewe unkurikiye, n'umwanzi wawe yakugirira impuhwe. Haleluya! Imana ikamukoresha. Burya n'utakuvugishaga Imana yamukoresha akakugirira impuhwe. Imana ishimwe cyane ko handitswe ngo bazatugarukira, ntabwo tuzabagarukira. Imana ishimwe cyane. Yesu akugirira impuhwe. Paulo yandikira Abakorinto 15 umurongo wa 19. Abakorinto ba mbere aba ngo niba muri ubu bugingo Kristo ari we twiringiye gusa, duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bose. Mwene data wakurikiranaga iri jambo, narindi kugira ngo ntukagire ubwira bwo gusezera. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga. Ahari warucitse intege, ahari warucogoye, ahari wumvaga wabivamo, ariko tindana na Yesu nawe yibwira ibyo agiye kugukorera. Nasomye Luka ibice byaho 22:28, haravuga ngo nimwe mwagumanye nanjye, niko Yesu yabwiraga intumwa, haravuga ngo nimwe mwagumanye nanjye mu byo nageragejwe byose, nanjye mbabikiye ikamba ry'ubugingo kugira ngo muzicare murye mwishime. Nkwifurije kugumana na Yesu no gutindana nawe, hanyuma nawe akamenya ibigukwiriye. Reka dusenga Imana. Mana, ndagushimiye, uri Imana ifite imbaraga. Sengeye uyu mubyeyi, sengeye uyu mugabo, sengeye uyu mukobwa warunkurikiye, sengeye uyu musore warunkurikiye, muhe imbaraga zo gutindana nawe. Kandi Mwami, abatindanye nawe ubatabare, abatindanye nawe ubarengere, abatindanye nawe ugira ibyo wibwira, ubakuraho igisuzuguriro cy'abadayimoni, ubakuraho igisuzuguriro cy'uburwayi, ubakuraho igisuzuguriro cy'ubukene. Haleluya! Hindura amateka y'ubuzima bw'aba bantu bakurikira ijambo. Haleluya! Mana, ijambo ryawe ribyaza umusaruro, abantu babona imbaraga zawe, abantu babona ukuboko kwawe. Mana, uri ikiganza cyawe. Haleluya! Ndasengera urwaye kanseri, ndasengera urwaye diabete, ndasengera urwaye haleluya umuvuduko w'amaraso, ndakubita hasi izo mbaraga. Hesha icyubahiro kuri aba bantu. Haleluya! Mana, kuko batindanye nawe, nta wundi mutabazi, nta wundi biringiye, nta wundi bahanze amaso, ufite byose. Kristo Yesu, gira ibyo wibwira ku bantu bawe, kandi ubaremera amashimwe. Mwami, kubwira ijambo urakoze, tuguhaye icyubahiro, turindiriye icyo uzakoresha n'ejo hazaza, kuko gutabarwa kwacu guturuka kuri wowe. Kandi nk'uko umugaragu ahanga amaso shebuja, umuja akayahanga nyirabuja, natwe niko tuyaguhanze. Urakoze Yesu, kuko ugiye gutabara abantu bawe, tukazumva amashimwe bavuga ngo Imana natwe yadukoreye ibikomeye, turishimye. Urakoze kuko ubyumvise, tubigusabye mu izina ryawe ryera, amen. Murakoze bakunzi ba Irakora TV. Nakagaruka ukeneye kutuvugisha cyangwa mugira ikindi mutubaza, nomero ya telefone ni 0783 669 721, 0783 669 721. Sinzabakwira Jean Marie Vianney, Kigali ADPR batsinda. Yesu aduhana umugisha rero. Ndabakunda cyane. Imana n'ibidushoboza tuzagaruka. Naho ubutaha Imana ibubakira umutekano. Shalom, shalom.